Ngaha turaje Nyagasani twitabiye ingoma y'urukundo, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 30 tariki 4 Ugushyingo 2023, ubwo duhimbaza Mutagatifu Karoli Boromeo wabayeho mu kinyejana cya 16. Ngaya amasomo adufasha kwegera Imana maze tuyirangamire. Isomo rya mbere ni ryo mu Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2, uwa 11 kugeza ku wa 12, uwa 25 kugeza ku 29. Bavandimwe, reka mbaze rero, mbese Imana yaba yaraciye umuryango wayo? Oya, ntibikabe. Nanjye ndi Umuyisiraheli wo mu rubyaro rwa Aburahamu, mu nzu ya Benyamini. Ntabwo Imana aciye umuryango wayo, kandi ari wo yari yaratoye. Reka nongere mbaze, Abayisiraheli batsitariye kugwa ngo bahere hasi? Oya, ntibikabe. Ahubwo gutsitara kwabo kwatumye uburokorwe bugera ku banyamahanga kugira ngo bibatere ishyari. Ubwo si gutsitara kwabo kwakungahaje isi, no kugwa kwabo kugakungahaza amahanga ntibizahebuza nibigera ku burokorwe bwuzuye? Koko rero bavandimwe, sinshaka ko mubiberwa ibanga hato mutazarita. Igice kimwe cya Isiraheli kizanangira umutima kugeza igihe abanyamahanga bose bazaba barakoranyijwe. Bityo rero Isiraheli yose izarokorwa, kuko byanditswe ngo umucunguzi azaturuka i Siyoni, yamaganire kure ya Yakobo icyitwa ubugomeramana. Ngiri isezerano nzagirana nabo, maze kubakuraho ibyaha byabo. Kuba batakiriye inkuru nziza, babaye abanzi b'Imana, naho kuba baratowe n'abatoni bayo babikesha abasokuruza. Koko rero igihe Imana imaze gutanga no gutora, ntiyisubiraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 94. Uhoraho, ntutererane umuryango wawe. Uhoraho, hahirwa umuntu wowe ukosora, maze ukamwigisha amategeko yawe, kugira ngo ahorane ituze mu minsi y'amakuba, igihe umugiranabi acukurirwa imva. Kuko Uhoraho adatererana umuryango we, akaba atareka umurage we. Ubucamanza buzakurikiza ubutabera, ab'umutima ugororotse bose bazabuyoboke. Iyo Uhoraho ataza kuntabara, hari hato nkitura mu gihugu cy'abanumye. Iyo mvuze nti ntaho mpagaze, ubuntu bwawe Uhoraho burandamira. Uhoraho, ntutererane umuryango wawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 14 umurongo wa 1, uwa 7 kugeza ku wa 11. Muri icyo gihe ku munsi w'isabato, Yesu yinjira mu nzu y'umwe mu bafarisayi b'abanyacyubahiro guhafungurira, naho bakamugenzura. Amaze kwitegereza ukuntu abatumirwa bihutira gufata imyanya y'icyubahiro, abacira umugani ati, igihe bagutumiye mu bukwe ntukishyire mu mwanya wa mbere, hato mu batumiwe hatazi ukurushije icyubahiro, maze uwo batumiye mwembi akavaho akubwira ati, muvire mu mwanya. Icyo gihe hakorwa n'isoni ukajya mu mwanya w'inyuma. Ahubwo nutumirwa ujya wishyira mu mwanya w'inyuma, kugira ngo wagutumiye naza akubwira ati, mugenzi wanjye, igira imbere. Icyo gihe uzagira icyubahiro imbere y'abandi batumirwa bose. Kuko uwikuza wese azacishwa bugufi, nawe wicisha bugufi akazakuzwa. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kuko uwikuza wese azacishwa bugufi, nawe wicisha bugufi akazakuzwa. Amen. Ntore z'Imana, nimuhumure, nimukomere kuri Kristo. Umunsi umwe umwarimu yigeze apfukamisha umwana. Noneho umwana arababara bikomeye cyane. Maze yemera igihano mwarimu amuhaye, arapfukama. Igihe kigeze ngo wa mwana abwira mwarimu ati, umva mwarimu, ndapfukamye ariko umutima urahagaze. Ngana yibaze uri mwarimu icyo akorera umwana nk'uyu nguyu, ukubwiye ati ndapfukamye ariko umutima urahagaze. Ni nkaho yaramubwiye ati, njyewe nemeye gupfukama kubera itegeko washyizeho, ariko ku mutima ntago bifashe, ku mutima ntago mfukamye. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ese twebwe ni kangahe turyarya Imana tukajya gusega tugapfukama, aho so n'umutima nawo uhari tuba dupfukamye koko? Amasomo Kiliziya byacu yaduteguriye kuri uyu munsi araryoshye cyane, ubwo ajya gutuganisha kuri uwo mugenzo wo gupfukama, kwicisha bugufi, koroshya. Hari interuro nziza y'agaciro igiye kuza gutumurikira muri aya masomo,
ni iya mutagatifu Karoli Boromeo, ubwo yavugaga ati kugira ngo buji itange urumuri igomba kubanza gushya igakongoka. Aha, nguyu umugaragu mwiza ushira kugira ngo abandi bashishe, ya ntore ishira ishinjagira kugira ngo abandi bashishe. Ese mubyeyi, nawe ujya ushira kugira ngo abana bawe bashishe? Ese muyobozi, abo uyobora ubabera shefu cyangwa uri umugaragu wabo? Wasanga abo uyobora aribo bavunika bakuvunikira, aho kugira ngo wowe muyobozi uvunike ubavunikira. Nguko ducurika ibya Yezu, tukaba buri igihe cyose dukereka Yezu ko turi kumuyoborera, kandi ahubwo turi kuyobya imbaga ye. Cyagiye mpfukamye ndasenga, ariko ibikorwa byanjye ntabwo mfukamye mu mutima, ndapfukamye inyuma ariko mu mutima shwi ndi gukurikiza itegeko, ariko shwi imbere y'Imana ntabwo mfukamye. Nginge ngo tujye kuzirikanaho kwiyoroshya ni ikinyuranyo cyo kwikuza. L'orgueil et l'humilité, ubwirasi cyangwa kwikuza, ni umwe mu mizi 7 y'icyaha, imizi se kibashamikiraho kugira ngo aze atwoshya, adutabe aho kudutabara. Mu gihe Imana yurira ku mugenzo wo kwicisha bugufi, kwiyoroshya, izi dutabara, se kibi nayo yurira ku kwirata, kwibona, kwikuza, izi dutaba, izi tugira nabi. Umuhanga Augustin wavuze ati l'orgueil satanise nos actions tandis que l'humilité les divinise. Kwikuza gutuma dusabana na se kibi, ibikorwa byacu bikaba ari bigomeramana, naho kwiyoroshya bituzanira usabane ku Mana, bituma dusabana n'Imana. Nawe uze guhitamo uyu munsi niba usabana na se kibi byumvikane mugenzo w'ubwirasi, cyangwa niba usabana n'Imana mu mugenzo wo kwiyoroshya, kwicisha bugufi. Baca umugani ngo uwiyoroheje ahinga itongo ry'inkuba. Nawe rero kandi nanone ngo iyo utiyoroheje ngo kugira ngo rihinge, ahubwo inkuba irakwasa. Uyu munsi uze kureba niba ugifite umugenzo wo kwiyoroshya, cyangwa niba haratangiye kuzamo kwirata. Baranavuga ngo buri muntu wese yigira mwe icyerekezo cy'ubwirasi. Uze kureba uko kangana, uze kureba niba katarasumbye uko ngana, kataragusumbye, kataragiye hejuru yawe, katararenze inkombe. Navugaga kwirata, kwiyemera, kwikuza. Akamvugo yindi y'ikinyarwanda igira iti ngo umusore utiraririye ngo ntakura umukobwa iwabo. Nawe uze kureba niba kwirarira kwawe aribyo bituma ujya gushaka umugore, bizarangira nyine urugo rwanyu ruri kurangira nanone mu kwirata, mu kwiyemera, ruri kuribwa na se kibi, ari se kibi uri kubyinira iwanyu, agahabyinira akongera agahabyinira. Uyu munsi dukore se kibi wacu yo kubyinira mu ngo zacu, yo kubyina mu mutima yacu, ahubwo dupfukame duce bugufi. Mu isomo rya mbere Pawulo mutagatifu aradutoza umugenzo wo kwicisha bugufi, aho abantu benshi tukunze kwiyemera duti ndahari ibintu byakoreka, ndabivuze ibintu byaba, atangishije inama ntacyageraho, ugasanga turi kwishyira imbere. Pawulo mutagatifu ari kubwira Abayisiraheli ko bakomeje kunangira, bituma Imana umukiri ujyana ahandi, ujyana mu banyamahanga. Bakomeje gusuzugura Imana, bakomeza kwirata, kwiyemera, iza kurangira umukiro w'Imana. Imana iwushyiriye abandi, akabya bindi bya wamurwaza ugira uti byanjye byirire. Igihe umurwayi yanze kurya kandi ibyo byari biryoshye, ati byanjye byirire, abo n'abarwaza. Nk'uko abantu benshi tujya tugira umuhimbo, umuteto, ariko tukibagirwa ko iby'Imana bishobora no kugera ku bandi. Na nyina wundi abyara umuhungu, nuriya yakora icyiza. Uku gutamenya ko abandi nabo bashobora kugira ikindi kibavaho cyiza, uku niko kutwishe. Kwirata, kwiyemera, ukumva uri kamara, ukumva ibintu byose ari wowe wabikora, ngo udahari ngo ntacyakoreka, udahari ngo ntacyavugwa, udahari ngo ntacyaba. Nyamara nawe Imana ishobora kuza gutungura umunsi umwe, igakwereka ko n'abandi nabo Imana ibareba. Ingeso yo kwirata ituma dupfukirana abandi, tugaya twumva twenyine, ngewe. Akantu kangewe rero karatwishe, karatumaze, kandi abantu benshi tukifitemo. Kumva izi nama za Pawulo, maze twongere tugarukira Imana, kuko umutima wiyoroshya niho babona Imana. Ivanjiri y'uyu munsi nayo iratwereka Yezu wicisha bugufi, akemera no kujya ahantu bamupinga, akemera no kujya ahantu bashobora kumuvuga nayo bashobora kumunenga. Ariko tuze kureba ubushishozi bwa Yezu. Ese wowe abantu bari gukunenga, bari gukunegura, aho nawe ntuyita wivumbura, ugahita uvuga uti sinkigiye mu byanyu, singisangiye namwe? Turumva Yezu Kristo ari ku meza w'umufarizayi, ariko agakomeza n'ubundi agaragaza uwo ari we, yigisha,
aho Yezu Kristo ageze hose akomeza gukora. Yezu Kristo ntashobora gutana kuko buri gihe arangamiye Imana, ibyo ari gukora biri mu murongo w'Imana. Nawe mukristo muvandimwe, nukora ikintu ukabona abantu ari gukunyega, uzajya ubanza ibibazo cyazo uti ese biri mu murongo w'Imana ibi ndi gukora? Ni byiza? Biri mu kuri? Birafatika? Bifite akamaro? Bifitiye akamaro kiliziya n'isi yose? Wongera uze kureba ngizo za critique, gukunegura, ese hari icyo bihindura mu mubano wawe n'Imana? Ukamererwa neza, ukaguma kuri position yawe ku ruhande rwawe rwo kwegera Imana. Ivanjiri y'abatumirwa natwe ratwereka uburyo Nyagasana dutumira. Hari bamwe bishyira imbere, babandi bapfukama bagapfukama bagasenga, ukajya ubona ko ni nk'abamarayika neza, ariko Imana ishobora gukureka akubwira iti va muri uwo mwanya, ntabwo ari uwawe. Uri gusenga ariko uri kubikora byamugize, uri kubikora kugira ngo bakurebe, uwo mwanya ntabwo ari uwawe. Mugenzi wanjye, uwo mwanya ntabwo ari uwawe. Uri gusenga ntabi, uri kujijisha, uri gukorera ijisho, uri kubeshya abo bantu bose ngo ni njye mukristo w'indani, kandi Yezu yakureba akavuga ati va mu mwanya wawe. Nawe uze kureba niba umwanya Yezu yagutumiyemo ari urimo. Akenshi uzasanga tubeshya Imana, tukayiryarya kugira ngo abantu batubone, tugasenga kugira ngo abantu batubone. Ibyo dukoze byose kugira ngo abantu batubone. Uzasanga amafuta ari guciririkanya ku mbuga ati dore ibyo nakoze we, muze mu ndebe ukuntu ndi gusenga we. Aha, uzamenya ko Shitani yatangiye kwinjira aho ngaho, yatangiye kwinjira mu rusengero rwanyu, yatangiye kwinjira mu kiliziya yanyu, ati muze mu ndebe, mufate ifoto rwose ukuntu ndi gusenga n'umuntu w'Imana we. Shitani yaje kuri kwimurikira ibyawe, ariko Yezu araza kubwira ati va muri uwo mwanya. Wishyize imbere ariko ntabwo ari huri. Iki cyaha cyo kwishyira imbere muri isi kiri gutureba abantu benshi cyane, kwikuza, kwibona, kwibonekeza. Ese imbere y'Imana afite uwuhe mwanya? Mfite uwa nyuma cyangwa mfite uwa mbere? Imana ishobora kundeba ikamvuga iti ngwino imbere, cyangwa buri gihe Imana ishobora kuza iti subira inyuma. Abahanga mu gusabanira Imana mu gutondeka imizi y'ibyaha uko ari 7, bemeza ko umuzi w'imizi y'ibyaha, shefu w'imizi, ari ubwirasi, kwikuza, kwiyemera. Ngo kandi icyaha cyose kibonekamo uwo muzi wo kwiyemera. Ngo umunsi umwe higikora cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rw'abakristo, umugabo n'umugore, ngo bari bakize cyane basenga, ariko ngo bakaba bafite ikibazo cyo kubura urubyaro. Imyaka 10 yose ishira nta rubyaro bafite. Nuko igihe kiza kugera ngo baza kujya kwa muganga kugira ngo bipimishe bareba ikibazo giherereye, se ninde ufite ikibazo, n'umugore cyangwa n'umugabo. Bamaze kwipimisha basanga ngo nta kibazo bafite. Kwa muganga buri wese amubwiye ko nta kibazo afite. Nuko barakomeza muri uwo mwaka wa 10, dore ko bamaze kubona ko nta kibazo bafite kwa muganga. Nuko kera kabaye ngo umugore aza kugenderera umugabo muri rugo, maze ngo aramwicaza, aramubwira ati ariko se koko urabura iki? Umugabo nkawe, umugabo mwiza nkawe arabura iki? Ubu koko ugiye kuzapfa baguhambanye ikara? Bishatse kuvuga nk'incike, utarabyaye ugiye kuzapfa koko bagaguhambana ikara? Mbega umuvumo, mbega ubujiji. Nuko wa mugabo ngo ntibyagira icyo bimubwira. Ngo ni munsi wa mugore nanone aragaruka ati koko ugiye kuzapfa guhambanya ikara? Uzi ko umuryango wawe umugore wawe ariwo batabyara, wowe niwo ubyara. Wabuze iki kugira ngo uzasige akana? Ese ibintu byawe bizaribwa nande? Ibintu ufite uzabisigira nde? Uzabiraga nde? Uzi ukuntu wabyara umwana mwiza, n'ukuntu ufite igihagararo cyiza, n'ingano y'amafaranga ufite, ukaba ugiye gupfa nta kana? Nuko wa mugabo yakurira ibimenyetso koko uwo mugore ari kumwereka, areba mu miryango y'iwabo asanga ko ari we udafite umwana wenyine. Yari mu miryango y'iwabo w'umugore agasanga hari abatabyara ko ngo umugore abivuga. Nuko yashamikira none ku cyemezo cy'uko bagiye kwipimisha kwa muganga agasanga nta kibazo afite. Nanone yakumva umugore ari kumubwira ko agiye kuzapfa bakazamuhambana ikara, wa mugabo neza abura uko yabigenza. Nyuma yo kumvaga ibisebo, uwo mugore amubwira uburyo bari kumuvuga hanze, uburyo agiye gupfa nta kana afite bakazamuhambana ikara. Nuko wa mugabo arebye hirya areba hino, abona koko yaripimishije kwa muganga. Nuko afata icyemezo cyo kwikuraho igisebo hatazahambwa n'ikara, yipima kuri wa mugore. Ngana fora uyu mugore yari mu ntoki, bya bindi by'uko uvuye kwipimisha kwa muganga nyine uhita wipimaho no ku ndaya. Biza kurangira wa mugabo aciye agahigo, yikuyeho igisebo n'igisuzuguriro. Nuko ngarangije kwipima kuri ya ndaya, yandi yaje mu kabirizi mushuka, byaje kurangira asaruje ibirwara avanyaho mu gihuru no mu kigunda. Nuko abishyira mu rugo rwe. We n'umugore na n'ubu barakivuza,
bahora mu bitaro bivuza ibisigisigi by'ibyo birwara. Umugabo yazanye ngo kubera ko yipimishije kwa muganga birangira yipimye no kuri iyo ndaya, none urugo rwe koko narwo rushyize ku munzani ari kurupima nk'upima ubugoro, yarushyize mu ikorowe ari kurupima. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Mu byaha byose bikorwa haba harimo icyo cyaha, umuzi w'icyaha w'ubwirasi wihishemo, uza gukabiriza ati yewe bari kukuvuga nawe kugira ngo ukure igisuzuguriro igisebo, ugashaka guhishira ibyo byose bari kukuvuga, utemera bakuvuga nabi, ugashakisha uburyo bwose ko kwabarindimura, wabirukana, wabagirira nabi, kuko nyine bakuvuze nabi, bakuneguye ibitagenda neza muri wowe, hagira ugira icyo abivugaho, mu kwa kundi kwirwanaho, kwiyemera, ugasanga uri kumugirira nabi. Kutemera haba dukosora, tugakomeza tukagorama, hagira ushaka gutugorora, ahubwo dushaka kumera nabi, tugashaka kumwikiza, tugashaka kumuhana twihanukiriye bitewe n'ububasha dufite, kuko hagize icyo avuga kitagenda neza mu buzima bwacu. Mukristo muvandimwe, ni kangaho ujya wemera abantu bagukosora? Burya turi abantu, turakosa, ariko ujye uzirikana ngo ukora ni ukosa. Nugirirwa ubuntu ugakora neza, hari n'igihe ashobora kwitambikamo agatari keza, aho ngaho ujya wemera hari ugukosora. Kuvugirwamo, kwemera bakadukosora, uko niko tugomba kwicisha bugufi nka Yezu Kristo. Uwo niwo mwanya wa mbere, uwo niwo mwanya Yezu Kristo yifuza ko twagumamo, kwicisha bugufi, kureka n'abandi bakadukosora. Twibuke ko umugenzo mwiza w'igipfura wo kwicisha bugufi, l'humilité, iryo jambo ry'igifaransa l'humilité riva ku ijambo ry'ikilatini humilitas, nanone riva ku rindi jambo humus, bikavuga igitaka, kwiyoroshya, ifumbire, guseba. Burya iyo ugiye mu ifumbire, ugiye mu gitaka, nta guseba birenze ibyo ngibyo. Kwemera kuba ivumbi, kwemera kuba umukungugu, abantu bakagukandagira, aho kugira ngo ujye uhora ujya kwipima, atereka nanjye nipime sha, reka nkwereke, ncagasuzuguro, ncagahimano, bizarangira uri kwifatiganya na sekibi, birangira urugo rwawe uri kurukurira ibisimba wavanye mu gihuru no mu kigunda, birangira urugo rwishe. Kandi iyo wihangana ugategereza ububasha bw'Imana, ukuboko kw'Imana, ese ari uyu mugore ari Imana? Ninde urusha undi ububasha? Nk'uko urangiza kwipima kwa muganga, bikarangira uri kwipima no mu nzu y'indaya, ati reka ndebe ukomeze, reka ndebe niba atari ufite ikibazo. Nyamara ninde se uzakumenyera ikibazo? Niyo ndaya, n'uwo muntu, n'uwo musinzi? Ese niyo ndaya izamenya ikibazo ufite, cyangwa ni Imana? Nk'uko abantu benshi twagiye duta Imana, tugatora sekibi n'ibyayo, Imana tukayiburizamo. Ese ari Imana yangira isezerano, ari na sekibi uri gushaka kunshuka? Ninde nakumvira? Mutagatifu Bernardo niwe wavuze ati pas d'humilité sans humiliation, ngo ntukabeshye ngo uricisha bugufi, uriyoroshya, uritwararika, niba nta gisebo urahura nacyo. Humus, rya jambo kujya hasi, abandi bakuzamukira bajya mu ijuru. Ngicyo Yezu Kristo ashaka, kwicisha bugufi, kumera nka buji Mutagatifu Karoli Boromeo avuga ko tugomba kumera nka buji, kwa ko n'umukristo agomba kumera mu buzima bwe bwa buri munsi. Mutagatifu Karoli Boromeo ati buji kugira ngo itange urumuri ibanza gukongoka, ikabanza gushya. Nawe mubyeyi, umenye ko kugira ngo uzagera heza bigusaba imvune, bigusaba kwihanganira ibigeragezo, bigusaba kwihanganira ibitotezo, bigusaba kwihanganira abakunenga, abakunegura. Ntugendere ku magambo n'amabwire yo hanze, ahubwo ugendere ku Mana. Imana ni ifite ijambo ry'ukuri, Yezu Kristo ni ufite ijambo ry'ukuri, naho abandi bose bafite amagambo y'inyuma birabareba. Kurikira inzira watangiye, Yezu muri kumwe, widohoka, wijya kure, wishaka kwipima ku bantu, ahubwo se wakwipimye ku Mana, ku Imana ari ifite umunzani nyakuri. Twese tugomba kwipimaho. Iyo kiliziya, iryo sengesho, gushengerera, guca bugufi, gupfukama, ariko ugapfukama umutima upfukamye, umutima urangamiye Imana, kuko abo umutima ugororotse nibo bazabona Imana. Mwese Imana ibaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Akira